Turongeye turagushuje weho udukurikira amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo. Reka tukubwire ngo nibibane nawe. Iyi ni Humura TV, umurongo mugari ugenda ukugeze ibiganiro bitandukanye bigendanye n'iyobokamana. Aha tukugeze ijambo ry'Imana, ubuhamya, indirimbo n'ibindi biganiro bitandukanye bigendanye n'iyobokamana. Si ibyo gusa kandi tukugezaho amakuru ari kugenda avugwa ku bakozi b'Imana, abapasiteri, abavugabutumwa, abahanuzi, abahanzi n'abandi batandukanye. Turagushimiye weho udukurikira 5/5. Turagukunda by'umwihariko weho warangije gukora subscribe. Reka tukubwire ngo uri umugenerwa bikorwa wacu wa buri munsi. Niyo mpamvu natwe dufata iya mbere yo kukugeza ibiganiro byacu 5/5. Kandi nawe turagukunda. Nawe ubonye ibiganiro byacu ari bwo bwa mbere cyangwa ukaba utari wakora subscribe, nta kindi usabwa kugira ngo inkuru zacu zitazajya zigucika, ni ugukora subscribe ugakora no kunzogera. Ibi bizadufasha kugenda tukohereza ubutumwa bugufi bukwereka ko hari ibiganiro bishyashye tukugejeje nk'umugenerwa bikorwa wacu wa buri munsi. Tutakurambiye, turagira ngo tukugezeho inkuru yacu y'uyu munsi. Ni inkuru iri kuvugwa ku muvugabutumwa witwa Mukayiranga Gloriosa. Uyu Mukayiranga Gloriosa wamenyekanye cyane cyane mu ivugabutumwa nka Mama Vanessa. Mama Vanessa, uyu nguyu amakuru ari kumuvugwaho nuko yataye umugabo n'abana 6. Akaba ari mu gihugu cya Mozambique, aho yagiye gushaka undi mugabo wa kabiri. Twifuje kumenya icyo Bibiliya yabivuga ku bagore cyangwa se ku bashakanye. Bibiliya ivuga ko umugore ufashwa asambana, asendwa, akagenda akaba iwabo, akaba atemerewe gushaka undi mugabo, ndetse n'umugabo akaba atemerewe gushaka undi mugore. Twahise twibaza, ese Mama Vanessa ibiri kumuvugwaho yuko agiye gushaka undi mugabo, bibaye ari ukuri, yaba ahuriye hehe n'ijambo ry'Imana? Ntaho yaba ahuriye n'ijambo ry'Imana, cyangwa se ntaho yaba ahuriye na Bibiliya. Yaba atandukiriye, yaba agiye kure ijambo ry'Imana, yaba agiye kure ya Bibiliya. Uyu muvugabutumwa wigishije benshi, wigishije heshi, wigishije kenshi, wamenyekanye agafasha imitima ya benshi. Bamwe bagakizwa kubera ubuhamya bwe, abandi bagakizwa kubera amagambo y'Imana babaga bamwumvanye. Twifuje kumenya icyo abandi bavugabutumwa bari kugenda bamuvugaho nyuma y'uko aya makuru amumenyekanyeho. Twiyambaje Mama Charlene. Mama Charlene ni umuvugabutumwa wamenyekanye mu ivugabutumwa cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga nka za YouTube. Uyu muvugabutumwa Mama Charlene nawe yaramenyekanye, afasha imitima ya benshi, ahembura imitima ya benshi, yubaka ingo za benshi. Niyo mpamvu twamugannye kugira ngo twumve icyo avuga kuri Mama Vanessa nk'umuvugabutumwa mugenzi we, by'umwihariko nk'umubyeyi mugenzi we. Uyu Mama Charlene yahise yibanda cyane cyane kuri Papa Vanessa, aho yavuze kuri Papa Vanessa amuvugaho muri aya magambo, aho yagize ati: "Ngewe byanejeje cyane kuba nabonye Papa Vanessa ku ifoto ahetse umwana. Ntakubeshye, ndi kumva mfite umunezero mwinshi cyane, ntabwo nabona uko mbibabwira. Papa Vanessa agomba kumenya yuko igihe yateraga inda yari ari mu nshingano zo kurera abana be. Agomba kurera abana be. Icya mbere, nta gise cyamuriye, ntiyigeze atwita. Abana ari kurera rero nareke kuvuza induru ngo umugore yaramutaye, ahubwo nafata iya mbere arera abana be, kubera ko ni umugabo kandi abana yarababyaye. Nareke kuvuga ngo Mama Vanessa yaramuhemukiye, yamutanye abana. Rwose nahagarare mu nshingano nk'umugabo." Umunyamakuru yahise amubaza icyo yaba arimo kuvuga kuri Mama Vanessa. Mama Charlene icyo yavuze kuri Mama Vanessa
nacyo yagitangaje muri aya magambo aho yagize ati: njyewe rero mama Vanessa amakuru ari kumuvugwaho sinyahagazeho 100%, ariko bibaye ari ukuri akaba yarerekanwe agiye gushaka undi mugabo, inama namugira ni uguhita ahagarika ibyo gushaka undi mugabo akabyihorera rwose pe. Niyo nama njyewe namugira. Ibi byatumye nanone twiyambaza undi mupasiteri wamenyekanye mu ivugabutumwa nawe cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga uzwi ku izina rya Pastor Claude. Pastor Claude we yagiye kuvuga kuri papa Vanessa na mama Vanessa, abivuga muri aya magambo rwose nawe ubwawe wakumva ukagira icyo yavugaho. Aho Pasiteri Claude yagize ati: none se niba papa Vanessa atarashoboye gutera akabariro, ubundi mama Vanessa ari kuhaguma amara iki? Ikintu cya mbere kinezeza umugabo, kinezeza umugore, ni uko umugabo aba ashoboye gutera akabariro, aba azi gukora neza imibonano mpuzabitsina. Rero papa Vanessa ashobora kuba atarabishoboye, akaba ari uwo kugenda akiryamira gusa akigonera. Rero mama Vanessa ibi ntago yari kubyihanganira, niyo mpamvu yafashe iya mbere akaba yaragiye gushaka undi mugabo. Ntibyarangiriye aho ngaho, n'ubundi twebwe nk'abanyamakuru twafashe iya mbere kugira ngo tugere ku bandi bavugabutumwa, tuze guhuriza hamwe dusesengure iby'uyu muvugabutumwa witwa mama Vanessa. Twiyambaje undi muvugabutumwa nanone we mu itorero rya ADPR usengera muri paruwasi ya Batsinda. Uyu nguyu yavuze ko nawe ubwe yitwa mama Vanessa, ni umumama w'abana 3, aho yavuze ko afite imbyaro 4 ariko akagira abana 3. Byumvikana neza yuko undi mwana yitabye Imana. Uyu muvugabutumwa we mama Vanessa mugenzi we, umva uko yamuvuzeho muri aya magambo. Nawe yagize ati: nanjye ubwanjye ndi umubyeyi, ndetse nanjye ubwanjye ndi mama Vanessa, ariko ntabwo ndi mama Vanessa uriya. Ibi ngibi ntabwo mbyemera. Ubu buhanuzi bw'uko umugabo ashobora gusigirwa abana, ubuhanuzi buvuga ko aba bantu batari babanye, Imana itari yarabahuje, simbyemera rwose. Nta kuntu mama Vanessa yari kubyara umwana wa mbere akagera ku bana 6 Imana itarabahuje. Ubu ni ubuyobe. Hari ukuntu abantu bihimbira ubucocero bw'abahanuzi, cyangwa se bakumva ubuhanuzi bugendanye n'amarangamutima yabo, hanyuma akaba ari bwo bashyira imbere. Njyewe rwose mama Vanessa mukuriye inzira ku murima, yarayobye. Ubu buhanuzi simbwemera. Inama namugira ni ukwemera akayoborwa n'umwuka wera, akagaruka mu bana be, akarera abana be. Niyo nama njyewe namugira nk'umuvugabutumwa, naho ubundi ntabwo yaba agira mu mutwe. Ibi kandi si ibyo gusa, ahubwo nanone twifuje kumenya icyo umugabo we avuga kuri mama Vanessa. Umugabo wa mama Vanessa, ubwo twavuga ngo ni papa Vanessa, we yavuze kuri mama Vanessa kuri aya magambo, aho yagize ati: njyewe mbona mama Vanessa yaravangiwe n'abahanuzi batandukanye, kuko yakundaga ubuhanuzi cyane, ndetse byaba byiza umuhanuzi umuhanura akamuhanura ubujyanye n'amarangamutima ye. Ubu izi saha turimo kuvugana, mama Vanessa ni umugore wanjye, ndanamukunda. Ahubwo mama Vanessa ni umugore w'igishegabo utajya avugirwamo, ntabwo yumva rwose pe. Icyakora nareke kwihemukira
ngo anahemukire n'abana yabyaye bituma ajya gushaka undi mugabo. Nagarukiraho rwose, namwe abari kunyumva mumfashije mwamfasha kumugira inama, kuko kunsigana abana 6 ni ikibazo kitanyoroheye, ndetse namwe murabibona. Ngayo nguko, turagushimiye weho wari ukurikiye iki kiganiro. Ese weho iyi nkuru ya mama Vanessa urayumva ute nk'umukristo? Ndavugana nawe uyizeye, ukizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, by'umwihariko weho wakijijwe. Noneho ndavugana nawe w'umubyeyi, weho wabyaye, iwabo umupapa, wabo umumama. Iyi nkuru ya mama Vanessa urayivugaho iki? Aya makuru ya mama Vanessa urayavugaho iki? Ari nkawe uri mama Vanessa wabyitwara mute? Ari nkawe uri papa Vanessa wabyitwara mute? Turagushimiye weho wadukurikiye ugakurikira ibiganiro byacu 5 kuri 5. Reka tukubwire ngo amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo nibibane nawe, ariko tukugira inama yo gukurikirana ubuhanuzi nyakuri, aribwo jambo ry'Imana. Reka tukubwire ngo aya makuru n'ayandi akurikira naho mu kanya. Ciao ciao.